Muraho neza, reka uyu munsi amagambo y'ubwenge igice cya 7 tugitangirire kurivuga igitanga ubuzima n'Imana yonyine. Ntihazagire umuntu n'umwe wishingikirizaho nk'aho ariyo Mana yawe. Turebe ijya 2. Ubuzima bwawe si ukurokoka imiraba no kubyinagira mu mvura. Ufite ubuzima bwiza ntuzaterwe isoni n'ibibazo byawe. Umubiri wawe, wowe ubwawe, ubuzima bwawe ni ubw'agaciro. Niba wizeye ubwawe, buri kimwe cyose kirashoboka. Ijya 3. Isobanukirwe wowe ubwawe ni intambwe kuganisha ku mahoro yo mu mutima, akaba ari intambwe ikugeza ku migambi yawe. Ijya 4. Imbogamizi ntizishobora kuguhagarika. Abantu ntibashobora kuguhagarika, wowe gusa ubwawe ushobora kwihagarika. Wikemerera ubwoba bugufunga mu nzira zikuzitira ubwawe, cyangwa se zizitira intsinzi yawe. Ijya 5. Kumenya abandi ni ubuhanga, kwimenya wowe ubwawe ni ubwenge. Ntugategereze ko abandi ari bo bagomba kukumenya, imenya ubwawe. Ijya 6. Intego zidafite igenamigambi ni icyifuzo. Gira intego, ugire n'igenamigambi, nibwo uzaba ufite intego zihamye. Ubuzima ubamo cyangwa urimo ni ingenzi cyane kurusha amagambo uvuga. Icya 8. Icyizere ntabwo cyiza iyo dufite ibisubizo, cyiza gusa iyo twiteguye ibibazo byose mu maso yacu. Gusaba gukora subscribe kuri iyi channel, ndetse unayisharinge, unayisangiza abandi, unakore like kugira turebe yuko tubone yuko koko mwabibonye. Njye ni Dusengumuremyi Emmanuel. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tuzagaruka tuvuga ku gice cya 8. Niteze yuko ubutaha tuzaba turi kumwe.